Yesu wacu ashimwe bene data, tugeze muri wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'igihe kigufiya, ijambo rigusha ku ntego. Uyu munsi nateguye ko tuganira ku kintu twakwita kumenya Kristo. Kumenya Kristo bikagira impinduka. Muri Bibiliya hari abantu benshi tubona bamenye Kristo, haba impinduka. Harimo umugabo Zakayo yashatse kumumenya no kumureba, yurira igiti, Yesu amugezeho aramubwira tururuka, bajyana iwe barasangira. Zakayo agurisha ibye, Zakayo yishyura imyenda. Yari umukoresha w'ikoro, kandi abakoresha b'ikoro muri icyo gihe murabyumva namwe, ni ba rujigo. Amafaranga yabaga ari ikindi kintu kuri bo. Harimo intumwa ze zamumenye, akazisukira no ku mwuka we, ndetse zigakora ibitangaza byinshi, ndetse bigera n'aho bamwe batambukaga igicucucucu cyabo kigakiza abantu. Rero hari benshi bamenye Kristo, impinduka ziragaragara. Niyo mpamvu tugiye kurebana umwe muri abo witwa Pawulo, intumwa ya Kristo, yamenye Yesu nyuma yo kujya arenganya abakristo. Ariko nk'uko tubisoma mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 7, aho batubwira ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Amen. Kuronka Kristo rero, kumenya Kristo, hari byinshi uwamumenye yemera agahomba, hari byinshi yemera akarekura, ariko ntabwo ariko biri. Uyu munsi wa none urinjira mu murimo w'Imana, uyu munsi wa none urinjira ahakorerwa umurimo. Reka tuvuge urugero mu rusengero, ugasanga abantu baririmba, ugasanga abantu barabwiriza, ugasanga yewe ndetse n'abantu barahanura, ariko baracyifitiye bya bintu bya kera. Ugasanga umuntu arazamura amaboko agahimbaza akaramya, ariko yasohoka agahitira muri geto agasambana. Ugasanga umuntu arimo arabwiriza rwose abantu bakanafashwa, ariko wazajya kumusanga mu kazi ikaramu irimo iraca ibintu ku mubare, akanyereza ifaranga agacisha hirya no hino, akabanyereje umutungo w'ikigo. uwo ni umukristo. Ndetse hari n'abandi kubera kurengerana barimo barahimba ibinyoma, akaguhimbira ko yaguhanuriye, akaguhimbira ko Imana yamweretse, arimo kubeshya kugira ngo yibonere indamu. Ibyo byose ni ibintu bitagaragaza impinduka hagati y'abakiri hanze, hagati y'abakiri inyuma y'urugi n'abitwa ko bari indani bamenye Kristo. Rero harageze yuko tugira impinduka, kubera ko umuntu wamenye Kristo ntago bicecekwa, ntago byihishira. Wamenye Kristo tumugereranya nka wa mubyeyi, nka wa mukobwa wari ukiri umukobwa agasama inda. Impinduka zihita zigaragara. Aratangira agacira, aratangira akazinukwa bimwe yaryaga, aratangira niba yaryaga akanyama yagakundaga akakazinukwa, aratangira niba ari agafanta yakundaga akakazinukwa. Nawe rero niba waramenye Kristo, Kristo iyo yakwinjiyemo, iyo yakugezemo, hari ibihinduka byanze bikunze, kandi bikagaragarira uri hanze wese, ukubona wese, uwari ukuzi akabona impinduka. Nta muntu wigeze amenya Kristo ngo agume uko yari ari, ntago bishoboka, ntibishoboka. Na wa Musamariyakazi twavugaga yahuye na Kristo, amubwira ibyo byose, yahise agenda ajya mu mudugudu w'iwabo, abwira abo yasizeyo ko yabonye Kristo. Nta muntu rero ubona Kristo ngo amumenye aceceke, impinduka ze kuba, oya, ntago bishoboka. Bivuga ngo rero hari abari kubeshya yuko bamenye Kristo, hari abari guhimba yuko babonye Kristo, nyamara bataramumenya. Umuntu wamenye Kristo ntabwo akomeza kumera nk'uko yari ameze. Umuntu wamenye Kristo ntabwo bishoboka yuko utabona itandukaniro rye n'abandi bataramumenya. Rero mwene data, ndakwinginze muri uyu mwanya kugira ngo wicare, wongere utekereze, wiyigeho, urebe niba koko waramenye Kristo, niba ukirimo gucisha hirya no hino, ukirimanganya, niba
ugifite ya mico wari ufite na mbere, urambwira yuko wamenye Kristo ute? Niba koko waramenye Kristo, urimo urateranya abantu ute? Niba waramenye Kristo koko, ubwo burakari, umujinya w'umuranduranzuzi uracyawufite ute? Niba waramenye Kristo koko, ako gatima karehareha urimo ukifuza ubusambanyi, urimo ukiri muri za nzoga ugasinda, wamenye Kristo ute? Niba waramenye Kristo koko, hagomba kugaragara impinduka. Ntabwo wamenye Kristo aguma kukigira bya bindi bya mbere yari agifite. Oya, ubwo ntabwo urahinduka, ubwo ntabwo uramenya Kristo. Rero reka twisuzume, twongere twinyuremo, turebe koko niba twaramenye Kristo. Uwamenye Kristo impinduka ziragaragara, uwamenye Kristo bigaragarira n'abandi, nta nubwo ari we ubimenya, ahubwo bigaragarira n'abandi, imbuto ze ziragaragara. Rero mwene data, ndabifuriza kumenya Kristo by'ukuri, ndabifuriza kugira impinduka zigaragara, niho ububyutse buzaza turimo tuvuga muri iyi minsi, niho tuzagura ubwami bw'Imana, abatubona koko bakavuga bati ba bantu barahindutse, bakagira nawo umutima wo guhinduka. Imana ibahe umugisha rero kubwo gushyira mu bikorwa iri jambo. Reka twicare twitekerezeho, turebe koko niba twarahindutse, turebe koko niba twaramenye Kristo by'ukuri. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibagure, Imana ibajye imbere umunsi wose, muhahe muronke mu izina rya Yesu. Amen.